nziza, umunsi w'umunezero. Abana, isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nitwa Irandruc Charles, niga mu wa gatatu, mfite imyaka 7. Ndifuza kuba naganira n'abana bagenzi banjye. Abana, mwaramutse neza? Ngiye kubabwira isomo nafashe mu mutwe. Zaburi 124. Iyo Uwiteka atarora iruhande rwacu, aba ari ko Abisirayeli bavuga none. Iyo Uwiteka atarora iruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga bari baratumize bunguri tukiri bazima. Iyo umugira wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, kuko atadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukira nk'inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo. Abana benshi mukunda gufata ibintu mu mutwe bitabafitiye umumaro, kandi sinabarenganya kuko hari ababayeho nk'abadafite ababyeyi. Hari abavutse mu bibazo. Mbese umukozi uhembwa amafaranga atageze ku 50,000 yakigisha umwana gusoma Bibiliya cyangwa guhimbaza Imana no gusenga? Cyangwa yamwumvisa Kiss FM akanamwigisha gutukana n'ibindi abana muzi? Ariko Zaburi 124 haravuga ngo iyo Uwiteka atari uwe wari mu ruhande rwacu, twari kuba twabaye amabandi n'abandi bantu badafite icyo bamaze. Ariko Zaburi 125 haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, nuko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya! Natwe tugomba kwiringira Uwiteka kuko ari mu ruhande rwacu. Kandi Imana yabwiye Yeremiya ko yamumenye itaramurema mu nda ya nyina. Dusome mu Rwambere rwo ku Ngoma, igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Abana bazajya biga gusenga, Imana izabakiza ibibazo byose. Kandi abana mwumve ko Yabesi yasabye Imana kumwagurira imbago. Namwe mugomba kwigwa gusenga, Imana ikabagurira imbago. Imana izabikorera abana basenga bonyine bose. Abana ni bande bazajya basenga? Imana bamugisha nawe ubutaha.